Hello, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo njya nteka umuceri urimo imboga. Murabona ko nakoresheje wa muceri mugufiya, ntabwo ari ngombwa ko buri munsi wahora ukoresha wa muceri muremure. N'uyu nguyu mugufiya waryoha kandi ugasa neza. Umuceri ngiye gukoresha nk'uko nabibabwiye ni umuceri mugufiya. Uburyo nawupimye ntabwo napimye ku biro, napimye ibikombe 2 n'igice. Hanyuma ku mboga ndakoresha na puwavuro, noneho nkoreshe n'igitunguru, hanyuma noneho nkoreshe na karoti iba ari nini, hanyuma noneho nkoreshe n'imiteja. Imiteja nayo murabona ukuntu ingana, ntabwo ari myinshi cyane. Imiteja ufatisha amashyi 2. Ndaza no gukoresha tuno dutungurusumu, hanyuma utundi ndi bukoreshe ndakoreshamo urunyanya rumwe runini, hanyuma nkoreshemo n'udusenda. Ntabwo ndi bukoreshemo ibirungo by'amafu. Hano rero ibintu byose twari twamaze kubironga n'imiteja, noneho ngiye kuyikata gutya, ndayikatamo uduce dutoya uku nguku, yose ngende nyikata gutya mpaka nyirangije. Kuyiteka ari miremire, nabusha kuyiteka utayikase ukayiteka ari miremire, ariko njye nkunda guteka umuceri urimo, iyo natetse umuceri urimo imiteja ndayikata muri ubu buryo, ntabwo nyiteka irambuye yose. Kuri karoti nayo ni uburyo bubiri ushobora kuyitekamo. Ushobora kuyiteka wayirabye cyangwa se ukayiteka wayikasemo uduce dutoya cyane. Aha ngaha rero ndayikatamo uduce dutoya cyane. Ibi noneho bya bindi byose tugiye gukoresha muri wa muceri, za tungurusumu nazirabye, ibitunguru nabikase, na karoti, na twa dusenda na rwa runyanya ngibi, na za puwavuro nazo nazikasemo uduce duto tumeze nk'utwa karoti. Tugiye gutangira guteka. Ikintu tugiye kubanza guteka ni imiteja. Ngiye kubanza guteka imiteja nsa n'uyiteka mu mavuta menshi. Urabona ko amavuta ajya kuba naho ari menshi cyane. Amavuta namara gushya ndahita nshyiramo ya miteja, hanyuma noneho ino miteja ndayiteka ku muriro usa naho ari mwinshi kubera ko iri mu mavuta, ariko nanone tukajya tugenda tuyihindura tuyigaragura kugeza igihe iri buze guhira. Hano rero mu gukaranga ino miteja ushobora kuyikarangana n'umunyu, ugashyiramo akunyu gakeya, ariko murabona ko dufite imboga nyinshi, hari na karoti, hari na puwavuro. Ushobora kujya ugenda ushyiramo akunyu buri hantu hose, ukaza gushiduka wakoresheje umunyu mwinshi. Aha ngaha rero nawihoreye, ntabwo nahise nywushyiriramo icyarimwe hano. Za nyanya rero namaze kuzikata, nshyizemo na twa dusenda. Ikintu ngiye gukora, ngiye kubishyira muri blender mbisye, noneho mbikoremo isosi. Mbisye bivemo isosi mba ariyo nza gukoresha kugira ngo nze kuziteka zikase gutya. Imiteja yamaze gushya, icyo ngiye gukora ngiye kuyarura nyikure muri aya mavuta. Hanyuma noneho muri aya mavuta nakuyemo imiteja ndahita nsukamo na za karoti, mpite nsukamo na za puwavuro. Aha ngaha byose ndabitekera rimwe. Aha ngaha ho ntabwo ndi burindire ko biri buze gushya nka kuri iyi miteja yahiye. Ndabishyiramo akanya gatoya, nibuze navuga nk'iminota ingahe, ntabwo navuga wenda nk'iminota 2 cyangwa umunota 1 cyangwa ingahe, ahubwo kwa kundi uba ubona zino puwavuro zisa n'izigiye guhindura ibara, ndahita noneho mbikuramo.
ubundi aha ngaha mbigaragura inshuro imwe gusa, inshuro ya kabiri noneho nkahita mbikura muri aya mavuta. Noneho za mboga zacu tumaze kuziteka, nazishyize ahantu ku ruhande, noneho tugiye gutangira guteka n'umuceri. Aya mavuta rero ni menshi cyane, ntabwo ndi buyakoreshe. Ikintu ngiye gukora, ngiye kuyakuramo nsigemo utuvuta dukeya cyane. Murabona utwo nsizemo ni utu ngutu, utu ni two ngiye gutangira gutekesha ibindi byasigaye. Aha ngaha rero ikintu ngiye gukora, ngiye guhita nshyiramo za tungurusumu, hanyuma mpite nshyiramo na bya bitunguru, noneho duhite dutangira guteka wa muceri wacu. Hanyuma ngiye kubigaragura, ibi nabyo ntabwo ndi burindire ko ibitunguru biri buze gushya neza, ndabigaragura nabyo, hanyuma kwa kundi uba ubona nabyo bijya gusa n'ibihindura ibara, noneho ndahita mfata za nyanya nashyize muri blender, naseye navanze na za nsenda, noneho mpite mbishyiramo aha ngaha. Hanyuma rero icyo ngiye gukurikizaho nyine nk'uko nabibabwiye, ngiye guhita nsukamo za nyanya naseye navanze na za nsenda. Aha ngaha ngiye kuzipfundikira nazo ndeke ino sosi yazo ibanze ishye. Ariko aha ngaha naho aha ntabwo uteka ku muriro mwinshi nka cya gihe turi guteka ya miteja, uteka ku muriro uringaniye, ukareka ino sosi y'inyanya ikabanza igashya. Isosi yacu yahiye, ikintu tugiye gukora noneho, tugiye kongeramo iyindi sosi kugira ngo dukomeze duteke umuceri. Iyi sosi ngiye kongeramo umufa w'inyama, niba mwibuka umufa w'inyama mperuka kubereka uburyo nawuteguye. Ngiye gushyiramo ibikombe 2 n'igice by'umufa w'inyama. Udashaka gukoresha amazi y'inyama cyangwa se utayafite, ushobora kuyasimbuza amazi y'imboga cyangwa se ukayasimbuza amazi asanzwe, ukaba ari byo ukoresha. Aha ngaha rero twebwe tugiye gukoresha umufa w'inyama kubera ko ari wo twahisemo gukoresha. Aha ngaha ngiye kubicanira nabyo, ariko aha ngaha noneho niho cya gihe ngiye gushyiramo wa munyu. Muribuka ko ibintu byose natetse nta munyu nigeze nshyiramo, ahubwo umunyu ngiye kuwushyiriramo aha ngaha. Shyiramo umunyu uhagije aha ngaha kubera ko bya bindi twatetse mbere nta munyu twigeze dushyiramo. Noneho rero ngiye kubireka bibire, ngiye kubipfundikira mbireke bikomeze bibire akanya gatoya. Ikindi nanibagiye kubereka, ngiye kubereka uburyo napimye ariya mazi nakoresheje, ariya mazi y'umufa, ariya mazi y'inyama nakoresheje, noneho kugira ngo bize guhura n'umuceri ndibuze guteka, kugira ngo amazi ataza kuba menshi cyangwa akaza kuba makeya. Ngiye kubereka igikombe nakoresheje mpima, noneho kugira ngo namwe ubutaha muzajye muba ariko mubigenza, kugira ngo mutaza gukoresha amazi menshi cyangwa se mukaza gukoreshamo amazi makeya. Rero aha ngaha mafite igikombe kimeze gutyo, murabona hano handitseho ibikombe 2 n'igice. Napimye umuceri mugeza aha ngaha, hano hangana n'ibikombe 2 n'igice. Noneho rero n'amazi nayo nakoresheje nayo nayapimye nyageza aha ngaha ku bikombe, hano handitseho ibikombe 2 n'igice. Ni ukuvuga ngo byose bingana n'ibikombe 2 n'igice.
hanyuma noneho y'amazi yacu yabize neza, icyo tugiye gukora ni uguhita dushyiramo wa muceri. Wa muceri nawo namaze kuwuronga, ngiye guhita mushyiramo aha ngaha. Nibuke ko nakoresheje ibikombe 2 n'igice by'umuceri, hanyuma ngakoresha n'ibikombe 2 n'igice by'amazi y'inyama cyangwa se wa mufa w'inyama. Aha ngaha rwose mu guteka umuceri mugufiya upima ibintu byose biba bingana. Niba utetse igikombe kimwe cy'umuceri uba ugomba no gutekesha amazi igikombe kimwe cy'umuceri nako cy'amazi. Ni uko nguko uba ugomba kubipima kugira ngo bitaza kukuvanga, kimwe kikaza kuba cyinshi ikindi ugasanga byabaye bikeya. Aha rero ngiye kubipfundikira ku muriro usa n'uringaniye, kwa kundi umuceri uba usa n'uri gufatana, kwa kundi umuceri uba n'usa utangiye gufata hasi. Iyo usa nk'utangiye gufata hasi, noneho mpita mfata umuriro nkawugabanya. Aha ngaha murabona ko umuceri wari watangiye gufatamo hasi, umuriro noneho ndahita nkugabanya nywushyire ku gapuwe ka nyuma, kakandi kagapuwe nyine ka nyuma. Hanyuma nindangiza umuceri ndawupfundikira nkoresheje za sashe nyine za aluminium, niyo ngiye gukoresha. Mpfundikire neza ku buryo nta hantu umwuka uri buze guhita, noneho mbiteke iminota nibuze igera kuri 30 kuri ka kariro ka nyuma, ka kariro gakeya. Nyuma rero ya minota tugiye kuza kureba uko wa muceri wacu umeze. Umuceri wacu kandi ndizera ko wahiye. Ino sashi iba ishyushye cyane, ishyushye ugomba kwitonda kugira ngo bitaza kukotsa. Murabona ko wa muceri wacu wahiye, amazi yakamye, ntabwo ari umuceri ufatanye, ni umuceri urekuranye. Twapimye amazi neza, nta kibazo umuceri wacu ufite. Umuceri mugufi nawo wawuteka gutya ukaryoha cyane kandi ugasa neza. Aha ngaha rero turajya dufata za mboga zacu, noneho tuzisukemo aha ngaha, tubivange, tubigaragure n'ubundi. Aha ngaha ibiryo byacu biba byahiye, kiba gisigaye ni ukubitegura. Murabona yuko guteka umuceri urimo imboga ntabwo bigoye cyane, ni ibintu biba byoroshye, nta nubwo bitwara umwanya munini mu gikoni. Ubu ni bumwe mu buryo wateguramo umuceri urimo imboga, ntabwo buri gihe uzajya utegura umuceri urimo imboga gutya. Ubu ni bumwe mu buryo njya ngutegura. Ubundi tuzakomeza kujya tureba ubundi buryo wakomeza wateka umuceri urimo imboga bitandukanye n'uku nguku nabiberetse. Ndizera ko mwakurikiye kandi mwabikunze. Kandi niba uri mushyashya ukaba wakunze ibyo nkora, wibuke gukora subscribe kandi wibuke no gusangiza ino video abandi bantu uzi yagirira akamaro. Mukomeze kugubwa neza. Njyewe nitwa Afia mu Rutasibo. Tuzasubire ubutaha. Bye bye.